Yesu ashimwe kandi bene data dufatanije gucungurwa muri Kristo Yesu. Ndabaramukije kandi mu izina rya Yesu. Mazina ni Jean Paul Nzaramba, ADEPR Nyarugenge. Turi kumwe muri iyi minsi twiga ijambo ry'Imana. Uyu munsi wa nyuma wo kwiga inyigisho turimo turavuga ku itorero rya Kristo. Hanyuma munyemerere tubanze dushime Imana, tuyishimire kandi tunayisabe kubana natwe muri uyu mwanya. Turagushimiye Imana Data, tuguhimbarije ukuboko kwawe kwiza kubana natwe iminsi yose. Bene data bari kure na hafi, ndagushimiye ko wagiye ubana nabo ukabarinda, kandi ndagushimiye ko nanjye bakomeje kubana nanjye maze kumfasha. Kandi no muri uyu mwanya ndakwinginze ngo uzumfashe mpinduke umugende wawe, unkoreshe. Kandi na bene data tugiye gusangira ijambo wafashe, twese dukizwe n'ijambo ryawe mu izina rya Yesu. Amen. Dusome ijambo riri mu rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto. Dusome ibice 6 umurongo wa 15. Dukomeje inyigisho yacu ivuga ku itorero rya Yesu. Abakorinto ba mbere 6:15 haravuze ngo ntimuzi yuko imibiri yanyu ari ingingo za Kristo? Mbese noneho ntori ingingo za Kristo nkazihindura ingingo za maraya? Ntibikabeho. Twongere dusome Abefeso. Igice cya mbere umurongo wa 22. Haravuze ngo kandi yamuhaye gutwara byose bishira munsi y'ibirenge bye, imuha itorero ngo abe umutwe waryo usumba byose, naryo ribe umubiri we ushyitse kandi ushikirwamo na byose. Yesu abahumugisha. Dusoreze mu rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, ibice 2 umurongo wa 3 n'uwa 4. Ujye ufatanya nanjye kwihanganira imibabaro nk'uko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo Yesu. Nta waba umusirikare kandi ngo yishire mu by'ubu bugingo ngo abakinejeje uwamwandikiye ubusirikare. Bene data, Imana nibaho umugisha mu izina rya Yesu. Uyu munsi wo gusoza, nubwo wenda byanakomeza kubera kuvuga ku itorero, harimo amagambo menshi ku itorero ashushanywa n'itorero kandi ari muri Bibiliya, ariko uyu munsi wa nyuma tugiye kuvuga amagambo abiri uburyo itorero ry'Imana nanone risa ukurikije uko Bibiliya bitwereka. Ijambo rya mbere, itorero rya Yesu rimeze nk'umubiri. Itorero rya Kristo rimeze nk'umubiri wa Kristo. Hanyuma natwe tukaba we ni umutwe, twe tukaba umubiri. Wumve neza uko itorero rya Kristo rikoze. Kristo nyiraryo ni umutwe, hanyuma itorero irye ikaba umubiri we. Aribyo rero Pawulo yarabwiye Abakorinto, harababwiye ngo ntimuzi yuko ingingo zanyu ari imibiri ya Kristo. Ibyo bintu bivuze, biravuze ngo njyewe ndi umubiri wa Yesu, nawe uri umubiri wa Yesu. Itorero rya Yesu ntabwo ari ikintu gisanzwe ku isi. Ni ukuri, nuko gusa wenda abantu bo hanze babifata uko bashaka, bakanabiinterpreta uko bashaka, bakanabijora uko babishaka. Ako ntabwo itorero rya Kristo ari ikintu gisanzwe, ntabwo ari ikintu cyoroheje kiri aho ngaho giciriritse. Ni ikintu gikomeye. Murebe Kristo n'ubushobozi bwe n'imbaraga ze zose. Nuvuga ngo twebwe dutewe kuri Kristo, twebwe turi umubiri we. Nuvuga ngo wowe nanjye, murabona ukuntu umubiri ukoze. Umubiri ufite amaboko, umubiri ufite amaguru, umubiri ufite amaso, umubiri ufite ingingo, nyine murazibona. Ikintu cyose ukuboko gukoze kuri njyewe gikorwa gihawe gahunda no mu mutwe. Murabibona, amaguru agenda ahawe gahunda no mu mutwe. Bisobanura ngo umutwe udahari, ntabwo umutwe ngewe wawukuyeho, ntabwo izindi ngingo ntizakongera gukora.
impamvu itorero ririho nubwo riri mu bibazo byinshi, nubwo riri mu ntambara nyinshi, nubwo ririmo riraca ahantu hakomeye, ririho kandi rizahoraho kubera ko nyiraryo ari we mutwe atajya apfa, we ntapfa, naryo rero ntiripfa. Rifite ibibazo cyakoze yego, ariko ntiripfa, rirahari. Inyigisho rero irimo ushaka kukuramo n'iki? Nuko abantu bari mu itorero rya Kristo bitwara nyine nk'abatewe kuri Kristo. Uramutse ubonye ukuboko kwanjye ngewe Jean Paul, ngewe nkuzamuye duhagararanye cyangwa se ahantu uri kumbona, wabona ko ari ukuboko kwa Jean Paul zamuye, n'ukwanjye mba nzamuye. Abantu rero bari mu itorero rya Yesu, ingingo zikora nk'iza Yesu. Uri umukobwa, uri umugabo, uri umusore, ariko ahantu hose uri ni urugingo ruvuga, rukora, rugenda, rwambara, ni urugingo rwambara nk'urutewe kuri Kristo. Mbese ntirushobora kwambara icyo mu mutwe batarutegetse. Umutwe ni Kristo. Ntiwabona urugingo rwa Kristo rwambaye ubusa kandi rutewe kuri Kristo, ntabwo byakunda. Keretse rwariyomoye kuri Kristo, ariko rutewe kuri Kristo. Rega ukuboko kwa Jean Paul ntabwo gushobora gukora ibyo mu mutwe kwa Jean Paul batavuze. Ntikwazamuka mu mutwe batabitegetse. Mu mutwe harabaye paralize, ubwonko bwararwaye, ntabwo ukuboko kwakora, ntabwo ukuguru kwagenda. Umuntu uteye muri iri torero rya Kristo ahumeka nk'uko nyiraryo ategeka, avuga nk'uko nyiraryo yambara, agenda, yitwara nk'uko nyiraryo arimo kugenda. Banza birimo kumvikana. Muri ingingo itorero rya Yesu ni ingingo za Kristo. Mwami Yesu ashimwe. Kandi Mwami ahabwa icyubahiro. Nivuze ni bike kubera ko turimo turakoresha igihe gito kandi gikwiriye nacyo. Itorero rya Kristo ni ingingo za Kristo. Izo ngingo nizo zigira umubiri. C'est-à-dire que turi umubiri, Kristo nawe akaba umutwe. Apana bivuga ngo nyesengera, apana sengera wowe ku giti cyawe mu mahanga yose. Mbese nukukubona umuntu no kumubona ari hirya mu miji, vuga ngo uriya muntu pe atewe kuri Kristo. Ahantu hose bakubonye bakabona koko atewe kuri Kristo. Iyo avuze pe atewe kuri Kristo, iyo mvuze mumva ari Jean Paul uri kuvuga, iyo mvuze mumva ari njye uri kuvuga. Ariko mu mutwe hadakora, hatategetse, ntakora ikizi. Niko risa rero, rihumeka kuko nyiraryo bishaka, niwe mutwe. Imana ibagirire neza. Ijambo rya kabiri rigereranywa n'umusirikare. Paulo ababwiye Timote, ujye ufatanya nanjye kwihanganira imibabaro nk'uko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo. Sibone ngo Kristo afite abasirikare. Risa n'abasirikare. Ifatire rero ku gisirikare gisanzwe mu hari ibintu bigeze nko muri bitatu biranga abasirikare. Imana ibafashe kandi Imana ibagirire neza. Ijambo rya mbere, abasirikare barangwa na discipline. Niba hari abantu baganduka n'abasirikare, abasirikare baraganduka. Niba hari ahantu haba ikinyabupfura, haba ikintu bita kuganduka, ni mu gisirikare. Mu gisirikare ntumuvuga ngo ukora icyo akubwira ngo afane ngo nabyumva ntibibaho, akora icyo bamubwiye. Mu gisirikare cya Kristo rero, itorero rya Kristo rigandukira umwami. Rigandukira umwami 100%. Nta madiscussion ajyaho, nta mpaka zijyaho. Iyo Yesu avuze ngo ni iki, abari mu itorero rya Kristo bakubwa ubushake bwa Kristo, ubushake bw'Imana, barabwemera, barabukunda nk'uko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo. Yesu abahumurije. Ikindi kiranga umusirikare arihangana cyane. Abari hano mu Rwanda murabizi, cyangwa se n'ahandi hose muri mu babona, cyane cyane
igisirikare cyacu cy'u Rwanda cyo ubona gifite discipline ikomeye cyane kandi iri ku rwego ruri hejuru. Uzamurebe ahagaze ku muhanda cyagiye saa 8 saa 9 baba batangiye kujya mu mutekano cyangwa se mu kazi, ahagaze ashobora guhagarara ahantu kuva saa 9 kandi nageze saa 12 ahagaze kandi atabuje kandi adata gahunda atifashe mu biyungu atifata mu mugongo atica. Ushobora kubona yicaye, ntabwo yakwicara, afite imbunda ntabwo yakwicara. Arihangana ku rwego nicyo abasirikare ba Kristo bakora. Yesu yabigishije kwihangana. Abantu bari mu itorero rya Kristo yabigishije kwihangana imibabaro yose yo mu isi. Kandi isi ifite imibabaro. Ntabwo ari bintu ngo genda rushinda bivuyemo. Abantu bari mu itorero rya Yesu abivamo guteze. Genda bivuyemo ibi bintu kuvaho ntababariye ndabivuyemo. Ntabyo abivamo guteze. Bivamo gute? Byavamo. Arihangana, nicyo kibaranga. Barihangana ku rwego rukomeye. Ikindi cya gatatu, uburyo bambara bari ku rugamba. Reba uburyo baba bambaye. Ntabwo yagenda yambaye silipa ku rugamba. Umusirikare yakwambara silipa se? Yakwambara kamambiri? Yakwambara ikabutura se? Ari buce mu mahwa, ari buce mu mabuye, ari buce nahura n'imbeho ze, arambara akikwiza. Imana ibane namwe, Imana ibagirire neza. Ntabwo yakwambara nk'abasongareri, yambara nk'umusirikare nyine. Ntabwo yambara ibyo byose abonye. Kubera ko ari ku rugamba kandi abafite inkota, abafite imbunda, abafite amasasu, abafite amazi, abafite ibintu byose yiteguye nyine ari ku rugamba. Kubera ko ari ku rugamba. Itorero rya Yesu rero n'ubu riri ku rugamba. Kuko indirimbo y'198 igaragaza itorero, ivuga ngo itorero rya Kristo riri ku rugamba. Ntabwo ushobora kubona rero abasirikare, ntushobora kubona umusirikare uri ku rugamba ngo yifate uko abonye, yifate nk'umusivili. Ari mpamvu babwiye nta wakwishira mu by'ubu bugingo ngo bakinejeje umwandikiye umusirikare. Ntiwamubona arimo aratembera ubusa yambaye siviliyani kandi ari ku rugamba. Ntabwo yabikora. Ubona umusirikare w'igihugu ugaragara tuzi. N'abasirikare ba Kristo nuko ntibambura intambara, ntibarambura umwambaro w'urugamba ngo batabaruke. Yaba cyambaye umwambaro w'urugamba, bari ku rugamba. Ntibakina, twababona mu tubari birirwa bazerera mu tubari batembera, ubona ntacyo bibabwiye. Bari ku rugamba, bahora biteguye iteka ryose kurwana kuko Satani yabarasa. Bahora bari ku rugamba, bazaruhukira rimwe bageze mu gihugu cyo mu ijuru. Imana nibane namwe kandi Imana ibafashe kandi Imana ibiteho. Tumaze tuganira ku itorero. Imana nigufashe, Imana ikugirire neza. Reka dufate umwanya dusenge. Uko niko itorero rya Kristo risa. Iki cyumweru cyose ndimo ndabaganiriza, turimo turaganira, ariko n'Umwuka Wera ndabizi neza ko abigisha namwe. Ariko itorero ni iryo, turi abasirikare, turi umubiri wa Kristo, turi abageni ba Yesu, turi abigishwa ba Yesu, turi abatambyi b'ubwami, turi ishyanga ryera, turi abantu Imana yarose, turatandukanye. Imana yatuvanye mu bice, yatuvanye mu moko atandukanye twabagamo, yatuvanye mu byaha binuka. Iyo turi ubwoko butuye ukwabwo, ntidusa n'ab'isi, ntidusa n'abagabo b'isi, ntidusa n'abagore bo mu isi, ntidusa n'abasore bo mu isi, ntidusa n'abakobwa bo mu isi. Turatandukanye, duhabanye n'ab'isi. Twerejwe kuba bwoko bw'Imana, dutegereje kuzumva Imana ya Yesu tugataha, tukavino, kuko iwacu sino, iwacu ni mu ijuru. Umwami Yesu abahezanyire kandi Umwami Yesu abane namwe mu izina rya Yesu. Amen. Mana ndagushimiye mu izina rya Yesu. Ndagushimiye ko ukomeje kubana natwe muri uyu mwanya wo kumva ijambo. Itorero ryawe rirahari, hari abaririmo rwose, kandi rero n'ubwoko bwawe rero itorero ryawe uko risa, uko rimeze hano ku isi. Udufashe gusobanukirwa n'ijambo ryawe.
wumva ijambo ryawe ashaka gukizwa muha agakiza, uwaguye ntabyuke mu izina rya Yesu, amen.